Itorero ni irya Kristo. Itorero ni irya Kristo. Itorero si umuryango w'abantu bishize hamwe bahuje kwizera. Itorero ntabwo ari iry'umushumba, si iry'apotre, si irya bishopu, si iry'abapastori, si iry'idini runaka, ntabwo ari association. Ntabwo ari umuryango w'abishize hamwe bahuje imyemerere. Itorero ni irya Kristo. Nimba hari ikintu kiyoberanye, kitazwi n'abakibamwo, n'abagicunze, n'abakiyobora, ni itorero. Ubu amatorero yitirirwa abantu. Itorero ryo kwa runaka, kwa runaka, kwa runaka, kwa runaka. Ariko siko byari bimeze mu gihe cyo muri Bibiliya. Sinaco Bibiliya ivuga. Itorero ryitiriwe umuntu, itorero ryitiriwe umuntu aba ari company, cyangwa ryitiriwe abantu cyaba ari shirahamwe ryabo. Ariko itorero ni irya Kristo. Ijambo itorero ntabwo ari ijambo ryavuzwe n'abantu bwa mbere ko hazabaho itorero iryo muri Bibiliya. Si abantu babivuze, si abantu babitekereje, ni umugambi w'Imana w'iteka ryose. Isi itararemwa, imfatiro z'isi zitarabaho, iyi misozi dutuyeho itarabaho, mbere ya Adamu, mbere ya Nowa, mbere ya Aburahamu, mbere y'abakurambere, mbere ya basogokuru bawe na basogokuruza, isi itariho, ijuru ritariho, Imana yari ifite umugambi w'itorero. Imana yari ifite umugambi w'itorero, yatekereje itorero. Itorero, it's not a now afterthought. Nico nkunda kuvuga cyane. Ubu twitwa ba visionary, tukitwa ba founder, tukitwa abayobozi b'itorero, but the Bible does not call us those titles. Nta muntu n'umwe Bibiliya izi ko ari visionary w'itorero. Nta muntu n'umwe Bibiliya izi ko ari founder w'itorero. Umuntu usibye gusa Jesus. Niyo mpamvu umunsi Yesu yabajije abigishwa ngo ndindi, abantu bagira ngo ndindi. Bamwe bagira ngo uri Eliya, abandi uri Yeremiya, bamwe uri umwe mu bahanuzi. Ati mwebweho muzi ndindi. Imana ihishurira Petero, aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ngo Petero, Simoni mwene Yona, si inyama n'amaraso biguhishuriye. Icyo uvuze ntigikomotse mu bumuntu, gikomotse ku Mana. Kandi icyo uvuze, nzubaka itorero ryanje kuri icyo uvuze, kuri urwo rufatiro. Itorero ntiryubatse ku muntu, ntiryubatse ku mafaranga, ntiryubatse kuri systeme, ntiryubatse ku kintu icyo ari cyo cyose, ntiryubatse ku mategeko y'abantu, ryubatse kuri Kristo. Founder ni Kristo, visionary ni Kristo,
builder ni Kristo. Aravuga ngo nzubaka, ntiyavuze ngo tuzubaka. For your information, hari abantu benshi bafite ubwoba, bavuga ati itorero ryarangiritse, itorero ntiririho, itorero ryajemwe abajura, itorero rimeze gutya, itorero. Amakuru muri Bibiliya ava mu ijambo ry'Imana, Yesu aravuze ngo azaryubaka. Uyu munsi wa none arimo arubaka itorero rye. Yararigambiriye, araripfira, arimo araryubaka. He is now building the church. Arimo arubaka itorero. Bibiliya avuga ngo yararipfiriye, niwe mukiza waryo, niwe uryeza, niwe uritunganya, niwe urikuraho iminkanyari, niwe urikuraho uryaganyaho ibintu byose bibi. Azagishira ari yera, riri santash, riri blameless, without spotless, nta kintu na kimwe kibi kiririho. Rero hari n'abantu bavuga ngo itorero ryaragiye, itorero ntari gihaba, si ryaweka. Habe no mu matorero 7 yanditse mu byahishuwe igice, ibyahishuwe ku gice cya uhere ku gice cya 2 n'igice cya 3, urara amatorero 7. Hari amatorero 2, itorero ry'Isimuruna n'itorero ry'Ifiladelfiya. Imana ntacu na kimwe yarigayeho. Yari amatorero. Hari amatorero y'ahantu runaka ya Kristo adafite icyagaho. Arahari n'uyu munsi, ahantu hariho hose. N'ayandi yagawe yarimo akosorwa, ariko umwuka akavuga, Yesu akavuga ati ndacyafite bake. Eliya yigeze kuvuga ko asigaye wenyine kubera ubwoba. Umudamu yamukanze amubwira ngo ndakwica. Aja aravuga ngo Mana ndengera, dore nije usigaye njyenyine. Imana aramubwira ngo sigaho, ndacyafite 7,000 bitarafukamira Bahari. Bibiliya iravuga ngo abazaja mu ijuru ni abantu bo mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu bihugu byose, abantu umuntu atabasha kubara. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho Uwiteka azabe. Noneho hari igihe twigira abagenzuzi, twigira ni nk'abantu Imana yatumye. Umuntu ugasanga umuntu yigize umugenzuzi w'itorero. Nta torero, si itorero, nta torero. Ninde waguhaye ubwo burenganzira? Ijambo rya mbere, do you know the nature of the church? Uzi uko ryatangiye, uzi uko umuntu aba umunyetorero, uzi kuko kugira ngo umuntu abe umunyetorero agirwe itorero ribeho, uri forum uryongeraho, ufata umuntu akamugira umunyetorero ya Kristo. Ni umwuka w'Imana, ni Kristo. Hari abo wavuga ngo si umunyetorero, si umukizwa, si uw'Imana ahari. Uwiteka azabe. Ndacyafite 1,000. Monsieur de reste. Haracyariho abasigaye, haracyariho ab'Imana, haracyariho abakozi b'Imana. Hari abandi bavuga ati abakozi b'Imana n'abajura, abakozi b'Imana barya amaturo, abakozi b'Imana bariba, abakozi b'Imana n'abateka mutwe. Ibyo byose n'andi maliste mwasize, n'ayandi mushobora gusiga. Yesu ntacaha yigeze akora. Iki kimwe
Bibiliya iravuga ngo yarageragejwe mu buryo bwose. Yageragejwe n'abavandimwe, yageragejwe n'abaturanyi, yageragejwe n'imitekerereze, yageragejwe n'abari baturanye bose, n'ubutegetsi n'ibindi byose byaramugerageje. Bibiliya iravuga ngo ntiyigeze akora icyaha. Ariko baramwitse ngo dore inshuti y'abajura, dore inshuti y'abasambanyi, dore uwigereranya. Yigeze kubabaza ngo ese niki gituma muntera amabuye? Ni iki kibi? Baramubwira ngo nta na kimwe, urigereranya. Yesu Kristo we, usome muri Yohana igice cya 9 cyose ukimare, nimugira n'ubunebwe ugenda ugisome. Bamwise ko afite daimoni inshuro zigera kuri 3 muri Yohana. Ntitwavuze kugira daimoni kubera iki wigereranya? Utuma bahumeka, utuma babaho. Itorero, tugaruke, itorero ni rya Kristo. Kanisa ni la Kristo. Nkunze kubwira abantu, umuntu akaza akaguhagarara imbere akavuga ngo bizagenda gute? Kuri umushumba nta mafaranga, requirements ibisabwa uzobigeraho. Itorero tirisaba amafaranga. Igihe Yesu yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye, imiryango y'ikuzimu ntizarinyeganyeza. Yesu ntiyari amatekereza ko impamvu azubaka itorero ni ukubera azaba afite amayero, amadolari, amafaranga, amarubizi, ibiki byose, amarandizi, n'izahabu n'ifeza n'idiyama. Ibyo ntiyigeze mu byubaka itorero rya Kristo tibamwe amafaranga. Ntiyabamwe amafaranga. I want to repeat. Igituma icyubaka itorero amafaranga ntarimo. Amafaranga ntarimo. Kuko igituma umuntu akizwa ni umusaraba. Ni message y'umusaraba. C'est la folie. Foolishness. Kuba dakizwa, kuba nyabwenge, kumvuzi, kuba nyempaka, kuba Yuda, kuba Giriki. Ibyi Imana ikirisha abantu n'ubupfu. Ni ibintu biteye isoni. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. I'm not ashamed kuvuga ko Yesu amaraso ye ari yakiza, umusaraba we. Paulo yari umufilozofe. Paulo yari yarize cyane, ariko yaravuze ngo kugeza umuntu w'umugabo ndirata umusaraba, sinfite ikindi nirata. I'm not proud of money. I'm not proud of nationality. I'm not proud of whatever else. I'm proud of the cross of Jesus. Ndirata umusaraba. Icyubaka itorero amafaranga tari. Iyo aje kuba amafaranga ari yubaka itorero, abakire baba bafite amatorero akomeye. That is logical. Gusa iyo abantu bamaze gukizwa mu bwami bw'Imana, ibyabo nabyo bikora mu bwami bw'Imana, bigafacilita, kuko nabyo ni iby'Imana. Imana ntizi gusaba amafaranga ubwa mbere, ntizi na gusaba no kugira icyo ikora. Izi kubwira ineza yayo, ikazi kubwira impuhwe zayo, kwihangana kwayo, kugira neza kwayo. Yarangiza kukwihishurira ukabona ko uri umunyabyaha, ibyawe ugakihana, ukemera kwishingikiriza ku Imana ariko kuyizera.
ugahindukira. Ntabwo Imana izivuga ngo zana 5, ntabwo Imana izivuga ngo zana 10,000, ntabwo Imana izivuga ngo zana miliyoni. Imana irakubwira mbere na mbere, narakwitangiye, ndagukunda, naragukunze, udakwiriye utabereye, nakuremye, nakubeshejeho, nyizera ukaba convinced. Ntabwo Imana iza ngo zana amafaranga. Kuevaluate itorero, ubu nyine evaluation y'itorero, kubera kuko batazi ko itorero ari rya Kristo. Abantu baevaluate itorero kubera amafaranga. Nta muntu n'umwe mwisi udakeneye amafaranga, kandi amafaranga ari byo afasha. Ariko muri primary requirement to build the church, to grow the church to be healthy, kugira ngo itorero rigire ubuzima buzira umuze, amafaranga oya. Hari abantu benshi twiboneye bari bafite amafaranga batangiza amatorero ya kubera amafaranga. Ayafite ayo matorero nayo nabwo nakosa amatorero byitirwa amatorero nta kibarirwa ku isi, tiyanagiye no mu ijuru, kuko atatangijwe na Kristo, adakomoka kuri Kristo, yarashize. Ariko Gamariyeli yabwiye abayuda, inteko y'abayuda igihugu cyose, arababwira ngo bano bantu mwite intumwa. Aba bantu mamubona bavuga Yesu wabambwa akazuka, aba bantu mamubona mamukubita mukajana muri gereza, bakongera bakagaruka bakavuga Yesu. Aba nimba ibyo bavuga, nimba ibyo bemera, nimba inama zabo zikomoka ku Mana, ibyo bakora bikaba biva ku Mana, ntibizashira. Ikintu kiva ku Mana ntigishira. Niyo cyapfa kirazuka, niyo cyazimwe cyongera kikabaho, kikongera kigashibuka. Ariko nimba ibyo bakora bibakomokaho, akaba ari ibyabo bihimbiye, ari iby'inyungu zabo, mwituze bizarangira. Itorero ni rya Kristo, niwe waritekereje, azagishira ridafite ikizinga, ridafite iminkanyari, ridafite agasembwa, ridafite umugayo, ridafite n'ikindi kintu kimwe iki. Itorero ni rya Kristo, niwe visionary, niwe founder. Kandi for your information, kubwa makuru yawe, cyambere na makuru umenye ibi, itorero ni rimwe. There is only one church. Mu midugudu itandukanye, ahantu hatandukanye, ni rimwe. Kuko itorero rigira urufatiro rumwe, rikagira umuyobozi umwe, ariwe mutwe waryo Kristo, ni nawe mushumba mukuru. Abandi bose ni abashumba bazatanga rapport, bazatanga report kuri Kristo, kandi bagomba kwemera kuyoborwa nawe. Itorero rya Kristo rigira urufatiro rumwe, rikagira umuyobozi umwe, ariwe mutwe waryo. Nta wundi urigenga, nta wundi ugomba kuriyobora. Itorero rya Kristo rigira umukiza umwe, one savior, Jesus Christ. Kristo niwe mukiza waryo. Nubwo uvuga ngo iwacu ku itorero, cyangwa itorero ryacu, cyangwa iwacu, ukabona ngo hatandukanye ni wanyu ni wabo nahe, ni misinformation, no kutamenya, no kudasobanukirwa. Kwitirira itorero umushumba runaka ni misinformation. Kwitirira itorero no kutamenya itorero icyo ari cyo. Wararicunguye se? Uri umukiza waryo? Uribeshejeho se? Ni wowe uriyobora. Itorero rya Kristo rigira umwuka umwe, one spirit, umwuka w'Imana.
niwe urigenga, niwe uriyobora, niwe uryeza, niwe uririmo. Itorero rya Kristo, iri torero rya Kristo niwe wariguze amaraso ye. He has purchased with his blood. Ntabwo ari itorero wewe watangije, ni itorero Kristo yaguze amaraso ye. Itorero ntiritangizwa na stati n'inama y'abantu ngo twakoze inama dutangira itorero. Oya, ijya ni association, ni amategeko asanzwe kugira ngo abantu bakorere mu gihugu. Ariko itorero nta torero rumwe ngo twashinze itorero izi tariki. Amatorero yose afite amatariki yatangijwe atari Kristo wayatangije. Bakavuga ngo natangije itorero izi tariki uyu mwaka. Iryo torero si itorero. Itorero ry'ahantu runaka, local church, igihe ryatangiriye ntiwabimenya. Wabimenyeshwa n'iki? Niwe wongera abantu kwitorero. Uri umwuka se? Wewe wavuze ubutumwa. Urashobora kuvuga ubutumwa umuntu akabwumva agatangira urugendo rwo kwizera, ariko umunsi azizera nuri yakizera tuzabe muzamuvuga ngo approximate. Iri torero ry'aha hantu local church ahari rishobora kuba ryaratangiye kino gihe. Itorero ni rya Kristo. Ngiye kukubwira ukuri kugera kuri indwi kudahinduka ku itorero. Kuri indwi, 7 truths. Ijambo rya mbere, kuva isi itangiye kugeza kugeza ibihe byose, itorero ni rya Kristo, niwe wariguze amaraso ye. Niwe mukiza waryo, niwe muyobozi waryo, niwe uryeza, azagishira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ijambo rya kabiri, Kristo niwe wubaka itorero. Kristo niwe wubaka itorero, sitwe. Materiyeri zubaka itorero ziva kuri Kristo. Abaryubaka, abakorana nabo kuryubaka, ni ubahitamo. Ni uhitamo abakozi. Njyewe nashiraho umukozi ngo naje gufatikanya na Kristo kubaka itorero. Kristo ntamuha ibikoresho kandi atanamutoranyije. Kristo ni ushiraho aba intumwa, ni ushiraho abashumba, ni ushiraho abavuga butumwa, ni ushiraho abarimu, ni ushiraho abahanuzi. Ntabwo ari organisation. Bible. Kristo ni uryubaka. Gatatu, ni uririnda. Niwe uririnda. Itorero niwe uririnda. Nta wundi urinda itorero, nta wundi uryitayeho. Kristo niwe urinda itorero. Yaravuze ngo imiryango y'ikuzimu ntizarishobora. The gates of the hell. Nta rupfu rwakwica itorero. Nta rupfu, nimba ari ikintu gikomeye abantu bose bakiriye, urupfu ntirwakwica itorero. Urupfu ruzica abantu, ariko itorero rya Kristo ni rizima, rifite ubuzima bwa Kristo. Itorero rya Kristo n'urupfu, urupfu urungura abantu batinya rwamaze abantu, ntirwo kwica itorero. Abanyetorero bose ni bazima kuri Kristo. Yesu yaravuze ngo unyizera nubwo yapfa azongera abeho.
umunyetorero kubera afite umwuka wa Kristo muri we, nubwo yapfa yongera akabaho. Umwuka we yazuye Kristo ubu murimo, umubiri ni upfa ariko umuntu ari muzima. Itorero rya Kristo ni itorero nirye, itorero ni uryubaka, itorero ni uririnda. Niwe uririnda. Itorero rya Kristo icya gatatu riyoborwa n'ijambo, rigira igitabo kimwe, ijambo ry'Imana. Ijambo ryahawe ijambo, ntiryahawe ibindi bitabo. Mugende mufate udutabo twanyu twa psychology na twa sociology, twa political science n'utundi twose mwafashe twa mathematics, mutubike kure kubijanye n'itorero. Itorero ririhagije, rifite ijambo. Ijambo nicyo gikoresho Imana yarihaye. Authority y'itorero ni ukubera ryahawe ijambo, kandi ijambo ry'Imana. Bene data, itorero ni rya Kristo. Itorero ni rya Kristo wenyine. Itorero ni rya Kristo. Niwe uririnda, niwe urirwanirira. Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Mumenye ko ikindi, umushumba w'itorero, umushumba mukuru w'itorero waripfiriye ni Kristo. Niwe mutahiza mukuru. Abandi bashumba bose, amakuru naya kubashumba bose, ku ntumwa zose, kubahanuzi, kubavuga butumwa, mwese umushumba wanyu ni Yesu. Niyo mpamvu mugomba kumureberaho. Niwe ugomba kubaho uko mushumba itorero. Niwe mushumba mukuru. Abandi bose subashumba, abashumba bari munsi ya Kristo. Ikindi tugomba kumenya kubijanye n'itorero, itorero riri mu moko yose, riri mu miryango yose, riri mu bihugu byose. Itorero abantu bazaja mu ijuru cyangwa abantu b'Imana si bake, ni benshi. Wigira ubwoba, mu minsi y'imperuka yarabaye, itorero ryari irya kera. Ayo ni amajambo yawe. Maneno yako, it is your words. Itorero rya Kristo ririho, rirakomeye. Abakozi Imana yatoranyije barahari. Rirahari, ni rinini, ni rigari, rirakora. Ijambo ry'Imana ntiryapfuye ubusa, Kristo ntiyapfiriye ubusa. Hariho umusaruro, hari abamwizeye, barahari. Wigirira impuhwe itorero, nyiraryo arahari, azarirwanirira, azaririnda. Niwe mukiza waryo. Umwuka w'Imana, amajambo tubwiriza n'ibibwiriza dutegura sibyo bikiza umuntu, bitegura umuntu ariko umwuka w'Imana, the Holy Spirit of God, umwuka w'Imana niwo wemeza, niwo utuma umuntu yemera. None abantu benshi bagiye mu itorero bagiye gusenga, tubwire ngo barashukitse. Si ibishuko. There is power, there is authority of the Holy Spirit. Hari abantu batekereza bakavuga ati bari abantu barashukitse, barabahenze, uriya muntu mumukurikira hiki, ariko se mwabaye gute? Umuntu arabashuka mwese mugashuka gute? Umwuka w'Imana. Washuka umuntu umwaka umwe,
imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 atarakuvumbura umwuka w'Imana. Itorero rya Kristo ririho, ni rigari, ririmo riraguka, ntabwo ririmo risubira inyuma. Muhaguruke rero. Muhaguruke. Itorero ni umugeni wa Kristo, ni inzu y'Imana n'ubuturo bw'Imana, ni umubiri wa Kristo. Umugambi w'Imana wose hano ku isi usohorezwa mu itorero. Nta torero nta gusohoza umugambi w'Imana ku isi. Icyatumye Yesu aza agapfa, agahambwa, akazuka, ni ukugira ngo habeho itorero, kandi ririho, rizahoraho. Kristo azagishira ridafite ikizinga cyangwa umukanyari. Turebe itorero muri Bibiliya, twe kurebera itorero mu bitekerezo byacu. Imana idufashe, Imana itugirire neza, tumenye kuko itorero ari rya Kristo, atari iryacu. Niwe mukiza, niwe muyobozi, niwe mucunguzi, niwe uryeza, niwe mushumba, niwe rufatiro, niwe butumwa bwaryo, niwe jambo ry'itorero, niwe ufite ubutware, niwe byose muri byose, kandi ubuzima bwe nibwo buri mu itorero. Imana ibahe umugisha.